Ndongeye kubashimira kandi nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV Show, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndabifuriza umugisha uturutse mu gihugu cyo mu ijuru, ndakubifuriza amahoro yo mu gihugu cyo mu ijuru. Nkomeza kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2025, mukomeze kuwugiramo ibyiza, mukomeze kuwugiramo umunezero, mukomeze kuwugiramo ishya n'ihirwe. Bakunzi ba Ruyenzi TV Show, nkomeje kwihanganisha rero abagize ibyago bakabura imiryango yabo, abakunzi babo, abavandimwe, abana babo, ababyeyi, inshuti. Mukomeze mwihangane, muri iyi si niko bigenda, uyu munsi biba ari byiza, ejo ari bibi. Imana yo mu ijuru ikomeze kubakomeza, kuko Imana yonyine niyo igufata ikagukomeza, ikagushoboza gutambuka muri uwo mubabaro wo kubura uwawe. Mukomeze mwihanganire muri Kristo Yesu. N'abafite ababo barwaye bari mu bitaro, abari mu ngo zabo, ndinginga Imana ngo yururuke ibakozeho ikiganza gikiza abo bantu bari mu bitaro, abari mu ngo bakire mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi rero nkomeje no gushimira abantu bakomeje kudushyigikira, badutera inkunga, bakora subscribe, baduhamagara, baduha ibitekerezo, bakomeza gusharinga iri jambo ry'Imana rigakomeza kwamamara mu isi yose. Uyu munsi rero tugiye kumva ijambo Imana yashyize ku mutima, riri mu Kuva umutwe wa 3 umurongo wa 7 kugeza ku wa 10. Yesu nashimwe cyane. Rero mbere yo kugira ngo twumve ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe, turabanza dusenge, hanyuma twinjire mu ijambo, imitima yacu ikeye kandi isukuye. Turagushimiye Uwiteka Imana, tugushimiye ko uri Imana y'amahoro, tugushimiye kuri Kristo, tugushimiye kuri ndiho, tugushimiye kuri Uwiteka, tugushimiye kuri urukundo, tugushimiye uko udukunda kandi uko utwitaho, tugushimiye ukomeje kutwongerera iminsi yo kubaho ndetse no kurama. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye ko waturinze mu myaka yatambutse, tukaba twarinjiye mu mwaka wa 2025 turi bazima. Izina ryawe nirishimwe kandi rishyirwe hejuru. Tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ryawe rero, Uwiteka Imana, reka rigire aho ridukura kandi rigere aho ritugeza. Imitima igiye kuryakira Mana, ugire aho uyikura ndetse n'aho uyigeza, mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Uwiteka we, ndakwinginze nanjye ugiye gutanga ibyawe, reka nkubere mikoro wirangururire nk'Imana, kugira ngo ubwoko bwawe bwumve icyo washyize ku mutima wanjye. Icyo duheje ni imyuka mibi y'abadayimoni mu izina rya Yesu. Twirukanye ibitavuga Imana byose ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Dufashe mpiri imbaraga zose z'abadayimoni, dukubitiye kure ibitavuga Imana byose mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Uwiteka Imana ngo wururuke uzubane natwe. Turaretse Imana, Umwana ndetse na Mwuka Wera, komeza kubana natwe kandi ukomeze kutuyobora muri aka kanya gato duhaye. Ni mu izina ryawe ryera Yesu, amina. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Twavuze ko tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Kuva 3 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 4. Tugiye kumva ijambo ry'Imana riri mu Kuva umutwe wa 3 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10. Umutwe w'amagambo uravuga ngo, Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areke Abayisiraheli. Haleluya. Iri jambo ntabwo ari ubwa mbere ugiye kuryumva. Yesu nashimwe. Ariko hari impamvu aya masaha kuri iyi tariki rimanutse. Yesu nashimwe. Dusome. Umurongo wa 7 uravuga ngo, Uwiteka aramubwira ati, ubwo yabwiraga Mose, ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa. Numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza, mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani, n'Abaheti, n'Abamori, n'Abaferizi, n'Abahivi, n'Abayebusi. Amina. Yesu nashimwe cyane. Hano Abayisiraheli
mwese urugendo rw'Abayisiraheli rwo mu butayu murabuzi, uko babayeho mu buretwa, uko Farawo yabakubitishaga ibiboko, bakoraga imirimo y'uburetwa, bababaye cyane, ariko bagataka. Igihe kiragera, Mose aravuka, mama we amushyira mu gatete, amushyira mu nkengero z'uruzi. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Hanyuma umukobwa w'umwami n'abaja bagiye koga muri rwa ruzi, babona agatete, baragenda barakazana, umukobwa aragafata akajyana iwabo, umwana amwita Mose. Haleluya, Yesu nashimwe. Icyo gihe Imana yabikoze kuko muri Egiputa abana b'abahungu b'imfura bavukaga barabicaga. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Umubyeyi wa Mose rero yigira inama yo kumumanukana akamushyira mu ruzi. Mose rero kubw'amahirwe, kubw'umugambi mwiza Imana yari imufiteho, Imana iramurokora kandi mukuriza mu banzi babo. Haleluya, Yesu nashimwe. Mose yakuriye mu banzi. Sinzi niba icyo kintu mutari kucyumva. Mose yarezwe n'Abanyegiputa, kandi Abanyegiputa bari ubwoko butumvikana n'ubwoko bw'Abayisiraheli. Haleluya, Yesu nashimwe. Uyu munsi uri mu bibazo, uyu munsi uri mu mibabaro, uyu munsi uri mu gahinda, uyu munsi urataka Imana ukagira ngo nta nubwo yanakumvise, ariko Kristo, haleluya, Kristo udukunda utwitaho, Uwiteka Imana udukunda twitaho, aka kanya amanuwe no kugutabara, aka kanya amanuwe no kubatabara, abakure mu buretwa mwari murimo, abakure mu buretwa bw'uburwayi mwari murimo, abakure mu buretwa bw'amadeni mwari murimo, abakure mu buretwa bwo kwangwa n'imiryango mwari murimo. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Hari igihe umuntu ajya yizengurukaho akavuga ati ariko Mana, akabona ibibazo niwe bibaho igihe cyose, ibibazo bije byose niwe bigeraho, imibabaro, amarira menshi niwe uyarira, akibaza ati ariko se Mana warandetse? Oya, ntago Imana yigeze ikureka, ahubwo Imana iracyagutegurira Mose wo kuzaza kugukura muri ubwo buretwa. Hari Mose wawe Imana igutegurira. Haleluya, Mose wawe rero azaza agukure muri ubwo buretwa urimo. Ngo Paul na Sila bari mu nzu y'imbohe barasenga cyane, baririra Imana, barataka cyane, imiryango ya gereza irafunguka, baratambuka. Nawe hari gereza y'ibibazo wari urimo igiye gufunguka ugasohokamo, hari gereza y'agahinda ifungutse. Haleluya, uyu mwaka wa 2025 hari gereza y'ubushomeri ifungutse ku buzima bwawe, nawe urinjira mu kazi kawe. Hari gereza yo kwangwa n'imiryango ifungutse ku buzima bwawe, nawe imiryango ikagukunda. Haleluya, hari gereza y'uburwayi wari urimo. Yesu nashimwe, uburwayi bugiye kukuvaho. Haleluya, kuko Uwiteka yumvise gutaka, yumvise kuniha kwawe, yumvise gutakamba kwawe, amanuwe no kugutabara. Haleluya. Twihute mu Byakozwe n'Intumwa 7:30, Byakozwe n'Intumwa 7:30 kugeza ku wa 34. Nuko haravuga ngo imyaka 40 ishize, marayika amubonekera mu birimi by'umuriro waka mu gihuru mu butayu bwo ku musozi wa Sinayi. Uwo ni Mose. Haleluya. Abanyegiputa bari bamaze imyaka 40, Abayisiraheli bari bamaze imyaka 40 muri Egiputa, barushye cyane, bababara cyane, bakoreshwa imirimo y'uburetwa ikabije. Haleluya. Ngo nuko mu butayu bwo ku musozi wa Sinayi, Mose abibonye biramutangaza, akibyegera ngo abyitegereze, yumva ijwi ry'Umwami Imana riti, ni njye Mana ya ba sogokuruza bawe, ni Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Mose ahinda umushyitsi, ntiyatinyuka kwitegereza. Uwiteka aramubwira ati, kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho ari ahera. Nuko nukuri mbonye umubabaro w'ubwoko bwanjye buri mu gihugu cya Egiputa, kandi numvise
numvise baniha, manuwe no kubakiza, none ngwino ngutume muri Egiputa. Haleluya. Hano Imana yari yumvise kuniha kw'Abayisiraheli bari muri Egiputa, yumvise kuniha kwabo. Nawe aya masaha Imana irimo irumva kuniha kwawe, nawe aya masaha Imana irimo irumva gutaka kwawe. Hari ibirimo kugutakisha, hari umusonga uri kugutakisha. Ahari waba uri gutakishwa n'ubukode, ahari waba uri gutakishwa n'ubushomeri, ahari waba uri gutakishwa n'inzara. Haleluya. Ahari waba uri gutakishwa no kubura icyo urya, no kubura imyambaro, ariko Uwiteka aramanutse kuko yumvise gutaka kwawe, kuko waririye Imana. Imana nayo iramanutse, ije kugutabara, ije kugukiza, ije kugukura muri ubwo bukode, ije kugukiza ubwo burwayi bwari bwarakubayeho akarande. Haleluya. Yesu nashimwe. Uwiteka aravuze ngo amanuwe no kugutabara. Wowe hagarara ushikame, ntuve mu mwanya gusa, ntuve mu murongo ugukurikira atawujyamo. Wowe hagarara mu mwanya, wizere Imana yawe, imanuwe no kugutabara, kuko yumvise gutaka utakira muri ibyo bibazo, yumvise gutaka, yumvise amarira ufite, yumvise ukuntu uririra mu buriri bwawe, yumvise ukuntu uwo mubana mu rugo agutesha umutwe, yumvise ibyo agukorera, yumvise agahinda kawe, yabonye umubabaro wawe wamfubyiwe, yabonye umubabaro wawe wamupfakazi. Haleluya. Yabonye umubabaro wawe wamushomeriwe. Haleluya. Yabonye umubabaro wawe wamunyagahinda we. Ariko Uwiteka aravuze none ngo amanuwe no kugutabara. Haleluya. Amanuwe no kugutabara. Kandi iyo Uwiteka amanutse atabara atabaye. Uwiteka iyo amanutse, nta muntu uyoberwa ko Uwiteka yamanutse. Reka mbabwire, hari ibigiye kubura ibitotsi, hari abagiye kubura ibitotsi ku bwanyu, mwebwe mufite umubabaro. Hari ibigiye guhinduka ku buzima bwanyu. Hari indi si nziza mugiye kwinjiramo, hari undi munezero ugiye kwinjiramo ugasiga uwo mubabaro. Haleluya. Hano twihute tugende muri Yesaya. Yesaya 54 umurongo wa 11 haravuze ngo yewe urengana. Haleluya. Abayisiraheli bararengana. Uyu munsi rero Abayisiraheli ni mwebwe, ni njyewe, ni wowe, n'uriya, ni bariya. Ngo yewe urenganwa ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe. Haleluya. Amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiru, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana, ariko si njye uzaba ubateranije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. Amina. Iryo ni isezerano Imana iduhaye muri uyu mwaka wa 2025, abakunzi ba Ruyenzi TV show. Imana imanuwe no kudutabara, Imana imanuwe no kubarengera, Imana imanuwe no kumva, yumvise gutaka kwanyu, iramanutse iraje ibyikorere, iramanutse iraje barengere, ngo abana banyu bazigishwa n'Uwiteka. Yewe ufite umubabaro w'ukuntu abana bawe batiga, yewe ufite umubabaro w'ukuntu abana bawe bananiwe kujya ku ishuri, humura, ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. Niryo sezerano Imana iguhaye. Haleluya. Kandi uzaba mu mahoro, uzaba mu munezero. Uwiteka Imana yumvise gutaka kwawe, Uwiteka Imana yumvise kurengana kwawe. Warahungabanyijwe, uhungabanywa n'amagambo bakuvuze, uhungabanywa n'uburwayi, uhungabanywa n'ubukode, uhungabanywa n'agahinda, agahinda umugabo yaguteye, uhungabanywa n'agahinda umugore yaguteye, uhungabanywa n'agahinda imiryango yaguteye. Ariko Uwiteka Imana aramanutse kugutabara. Haleluya. Ntabwo wigeze ugira uguhumuriza, ariko Uwiteka iyi saha aravuze ngo araguhumurije, kandi amanuwe no kugutabara. Haleluya.
mwakire ubutabazi buturutse ku Uwiteka muri uyu mwaka wa 2025, mwakire gutabarwa guturutse ku Mana. Haleluya, haleluya. Imana iratubwiye ngo imanuwe no kudutabara, yohereje Mose kudutabara. Hari Mose uje ku buzima bwawe, hari Mose uje mu byawe. Haleluya, hari Mose uje kubohora ibyawe mu izina rya Yesu Kristo. Akira gutabarwa guturutse mu gihugu cyo mu ijuru, akira kurenganurwa n'Imana guturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Yesu nashimwe kandi Yesu nabaho umugisha. Ndashimira Imana kubw'ijambo ryayo iduhaye, kandi ndashimira Imana ko idukomeje, ndashimira Imana ko idutabaye, kandi ndashimira Imana ko yumvise gutaka kwawe kuriya mu izina ryawe ryera Yesu, amina. Ndagushimiye Uwiteka Imana, ngushimiye ko uri umurengezi mwiza, uri igitare kandi uzahoraho. Ngushimiye ko wumvishe gutaka kwacu ukaba umanuwe no kudutabara. Ngaho niba ururuke rero mwami wanjye, udutabare kuko turababaye, udutabare kuko amarira abaye menshi, utabare kuko imiborogo ibaye myinshi, utabare kuko amadeni abaye menshi, utabare kuko ubukode buraturembeje, utabare Kristo kuko ubukene buraturembeje, utabare Uwiteka Imana kuko byose urabizi Imana. Ngaho ganza utegeke rero. Turagushimiye ko urukiye kuturengera, turagushimiye ko urukiye kudutabara, turagushimiye ko urukiye kutugirira neza Kristo. Tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko tugarutseho bundi bushya, kandi ukaba wongeye gusana imitima yacu. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amina. Murakoze cyane, mukomeze kubana n'Imana, mukomeze gusenga, mukomeze kubaha Imana, mukomeze kubana na buri muntu wese amahoro, mukomeze kwera imbuto z'abizeye Kristo mu izina ryawe ryera Yesu, amina. Ndabakunda cyane, naho ubutaha mu ijambo ry'Imana nanone, amina.